gutanga rino turo. Data, tugusaba kugira ngo ujye udukomereza amaboko, udushoboze kugira ngo dusohoze icyo twiyemeje n'icyo twavuze. Biciye muri rino turo, Mwami Imana, uduhe umugisha, ukomeze kugomora amasoko yo mu ijuru. Uha umugisha buri wese ugiye kwitanga biturutse mu ndiba y'umutima. Ukomeze kutwagurira imitima yo kugukunda no kukunezerwa no kukubaha. Icyubahiro n'ishimwe ni byawe mu izina rya Yesu, amen. Reka tutangire Imana ituro, wicare mu kubaho kw'Imana. Imana ibaha umugisha. Turashima Imana. Mwebwe mwarangije, njye banza aribwo nkitangira gutura. Iyo worship team itarimo ntabwo biba byoroshye, ariko Imana iha umugisha abantu bahano ukuntu bazi kubahiriza amasaha, umunota ku munota, isaha ku isaha. Discipline mu bintu by'Imana ni ikintu cya mbere. Imana ibaha umugisha. Turasaba ababyeyi kugira ngo mujye mutoza abana banyu gutura, mujye mubaha ituro, ibiganza byabo bitangire gukorera umugisha bakiri batoya. Hanyuma muri isaha yo gutura abana banyu bature. Njya mbyibutsa umugabo nkamubwira rero ujye ubyibuka, jyewe banaciyeho kare kuko mba mfite byinshi, ariko mu gitondo agiye yibuka bahe ituro. Iyo atari bahaye njya kubona nkabona gavaraje, mama ntago dutura, nkavuga yego muratura. Rero tubimenyereza abana, ibiganza byabo bitangire gutangira Imana hakiri kare, mu byo tubarireramo mu ijambo ry'Imana no gusenga no kubigisha mu mashuri meza, tubigishe no guturira Imana kari ikintu cy'ingenzi. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Turanezerewe gusoza kino cyumweru cya karindwi. Ni ukuri ni umugisha, ni umugisha ukomeye cyane. Iminsi irarangiye nk'uko mama Yize yabivugaga. Tugiye gutangira icyumweru cya 8, dusigaje bya byumweru 3 bya Daniyeli. Iyi minsi rero dusigaje ni iminsi ikomeye. Birashoboka ko hari awajenjetse, kujenjeka woroheje ibintu, ariko noneho shyiramo akabaraga mu minsi dusigaranye. Ongera akabaraga mu gusenga cyane, guterana, byose no kwiha Imana. Tugiye kwinjira mu byumweru byo gusenga, kandi dufite n'amateme atwinjiza. Yesu ashimwe. Iki cyumweru turabana n'umukozi w'Imana Pastor Felix wa Zion Temple muri Karuruma. Ntago ari uriya mu evangeliste, ntago ari we uzatwigisha. Tuzigishwa na Pastor wa Karuruma Zion Temple Felix, akaba ari umwinginzi cyane. Icyatumye mbimusaba ko abana natwe nuko hari ugusenga kuzabaho cyane kuri runo rufunguzo rufungura hari imigisha. Icyumweru kizakurikiraho nanone tuzabana n'umukozi w'Imana Pastor Emma wa mu Nigeria wo muri Zion mu gusenga cyane icyumweru cyose. Abo bakozi b'Imana bose bazabana natwe kuva kwa kabiri kugera ku cyumweru, ndetse no muri veye, kugira ngo turushirizeho kugira imbaraga zo gusenga cyane. Icyumweru cya nyuma turakora mu buryo bwo kuramya Imana na worship team n'abaramyi tuzatumira. Kuwa mbere mu cyumweru cya nyuma hano ku itariki ya mbere hari konje, ndibaza irahari ku itariki ya mbere. Turi hano Women Fellowship amasaha 9, izatangira saa 5 ikageza saa 2 z'ijoro gusenga gusa. Azabaho gusenga no kuramya ayo masaha 9, dusenga turamya Imana. Kuwa kabiri kuva saa 11 kugera saa 1 hazajya baho kuramya amasaha 2. Worship team turimo turatumira n'abaramyi, ariko cyane cyane ndasaba worship team kwitegura. Kuwa gatatu igicaniro, gusenga no kuramya. Kuramya tuzaguha umwanya uhagije ko dufite amasaha 9. Kuwa kane n'umunsi wo kwibohora ku mwaka 30 igihugu cyacu kimaze kibohoye. Ndatekereza ntarashaho tuzagira, ahubwo tuzatangira amateraniro saa 10. Tuzahiteraniro saa 10 kuramya no guhimbaza worship team. Hanyuma saa 12 nta muntu uzayobora icyumweru cya nyuma, ni pastor gusa. Hanyuma saa 12 dukomera Imana amashyi kubw'abana bajya muri Ecodi. Hanyuma kuwa kane itariki y'icyumweru cya nyuma hazabaho gusenga kuri shuro ya nyuma. Tuzoza ibirenge kuri shuro ya nyuma uwo munsi wo kuwa kane. Hanyuma kwa gatanu hazabaho veye isoza iminsi 70. Murabizi abo twayikoranye mwese, hari igikorwa cyo kwambikwa umwambaro no gusukwaho amavuta dusoza iminsi 70. Hanyuma tugasoza nk'uko bisanzwe mu gitondo.
umunsi wa nyuma rero ni amasaha 12 guhera 2 kugera 2 kuramya Imana hamwe na worship team ya Rehoboth n'abaramyi tuzaba twatumiye. Turimo turasenga ngo Imana iturangire itubwira hano ntago byatworohera. Ndatekereza ishobora no kuba hari ka free day kubera urusaku bitari gukunda muri iminsi. Turimo turasenga Imana itubwira ahantu dushobora kubona dushobora gukorera aya masaha 12 yo kuramya Imana kugira ngo turamye Imana twisanzuye n'ahantu hanini kuruta hano. Ubwo rero uriya n'umunsi udasanzwe. Nagira ngo nkubwire ngo ikirori cya mbere ku mwana w'Imana nizira tariki 7 ni kira cyumweru cyo kuramya Imana. Turamya Imana tubwira Imana ngo Mana kuramya gukingura amarembo. Ntago aya masengesho uzasohokamo nkuko waruri niba koko wizeye Imana. Nagira nkubwire ngo umunsi wawe mwiza wakwambarira neza, wakwisiga ugasa neza, wakoga neza mu mutima kugira ngo uramye Imana usukuye. Nizira tariki 7 z'ukwa 10 z'ukwa 7 aho tuzamara amasaha 12 turamya Imana, intebe y'Imana ikamanuka ikaba hagati muri twe. Uriya ni wo munsi mwiza ku muntu ukunda Imana. Abakunda Imana ni wo munsi mwiza kandi ugahiga koko ko amasaha 12 uzayakora. Haleluya. Abantu benshi ntago babishobora amasaha 12 yose. Hari nk'umuntu utavuga ngo ariko yose ntayakora. Ego niba nawe ushaka Imana kigukingurira ngwino uramye Imana azafira imbere yawe nkuko abaramyi bari kumwe n'umwami Yehoshafati yashyize azafa imbere baramye Imana, bagenda baramye Imana basanga abanzi babo bose baguye igicu, nta ntambara bigeze bakora. Imana yarabyikoreye. Basubiranyemo ubwabo barica barabyikorera ibyo twebwe twari gukora ibyo Yehoshafati n'ingabo ze bari gukora. Imana yarabwiye ngo ntimugire icyo mukora, mwe muramye gusa mwihagararire murebe ukuntu Imana iza kubyikorera. Hari ibintu tuzakora muri amasaha 12, hari ukuntu tuzaramya Imana ikabyikorera. Ibiraho utari abanzi bari baguhagurukiye Imana ikabyikorera. Kira ni cyumweru cyo kuramya cyane n'umwanya muto wo gusenga tukitahira. Hanyuma amasaha 12 tukaba rero dusorezaho. Impamvu mbivuze niki? Itegura ibihe twinjiyemo, itegura ibyumweru 3 niba uri muri amasengesho koko. Nabaza ku cyumweru namwe turabakiriye mujye muza muterane nyine nk'abanyedini. Niko twakuze tujya gusenga ku cyumweru, ntago twabarenganya, muzagenda muhinduka buhoro buhoro. Ariko ndavuga n'abari mu masengesho y'imisi 70. Itegura ibi byumweru 3 twinjiyemo, byitegure neza. Hanyuma nawe niba ukunda kuramya nk'amarara uzahagere saa 12 saa 2. Buriya mu bantu badashobora gusiba ku cyumweru ngo basibe ni marara, kuko mu bantu bambere bakunda kuramya marara bamo. Twigeze kujya ku Gisenyi mu bukwe, haba abana baraturirimbira marara yarasunda pati. Hajya ni marara nzi cyangwa none nkabwira Stella reba bira nibiki agasunda paka wazi. Ndavuga mbonye ikintu marara kunda amasaha 12 buri mwaka azajya abaho, kuko hano buri wese agira impano ye n'ikintu akunda. Rehoboth reka mbabwire mukunda gusenga cyane narabibonye. Iyo umuntu ari hano ari kubwiriza cyane nimufashwa cyane, ariko iyo hari umuntu usenga yewe kaye buri wese arafata agakoma amaye. Ariko marari iyo hageze kuramya rero ndabizi ko ntashobora gukererwa iriya saa 2. Rero nawe higa umuhigo saa 2 ntuzayikererwemo, sibyo? Kandi ikintu mbasaba muzambare neza kandi umwenda. Niyo mpamvu dushaka gushaka ahantu ku buryo intebe imwe iri hano indi nayo iri hano, ku buryo niba uri kuramya ugashaka gupfukama ugashaka gusimbuka utagongana n'umuntu uraho. Iyi ni imisi 70 isoza ya nyuma, nta yindi tuzakora. Niyo mpamvu dushaka gukora ikintu kidasanzwe kugira ngo Imana natwe dufate nk'abadasanzwe. Urabona turi hano uragonga uwo mwegeranye, kandi tuzatumira amakorari. Hari abantu bashaka kutubana besho bushize babaye benshi tuburaho twicara. Turashaka gushaka ahantu hisanzuye buri wese agire umwanya we, wasimbuka wazenguruka wakora ibiki ku buryo nta muntu ushobora kukujena, buri wese azisanzure. Amasaha 12 ni ikintu kitoroshye, tutagomba kuyakora twiboshye twizingazinze. Mu dusengere twese gufatikanya gushaka aho hantu.
nari nabwiye bishop ngo adufashe. Uyu mugabo mubona n'umushapu cyane, Kigali arayizi. Namusabye ngo atubere umukomisiyoneri waho tuzaramiriza, komisiyoneri wacu uzadushakira. Ni nawe washatse umukomisiyoneri uturangira hano. Njye nari ndi mu mwiherero mvamo nsanga yahabonye. Rero namwe mudufashe. Bamwe turasenga abandi mugashyira mu bikorwa. Nawe wadufasha n'undi yadufasha, mufatikanye. Hanyuma mudushakire na Badi Banga harya azadukubitire Bwinzayirwa Didier nawe nuko aceza kubi. Hano buri wese agira ndabazi reka narabamenye. Tuzagira ibihe byiza kuri uriya munsi, ariko hano ntabwo byatworohera. N'urusaku byose dushobora kubita tutisanzura neza. Yego. Worship team dufitanye umwiherero ku itariki 6. Abatazaza muri uwo mwiherero ntabwo tuzabakira kuramya. Hanyuma tuzakorana nanjye umwiherero no gusengerwa no gusiga amavuta. Abatazaza iyo tariki ntabwo tuzabakira kuri 12. Ni byiza ko ukora ikintu wakiteguye. Murabyumva abana ba Imana ibahe umugisha. Amen. Ku itariki 6 tuzirwamo hano. Ndavugana na Livina azababwira isaha nyayo nziza ibafasha, kuko tuzatwaraye hano kugira ngo muzabe mwaruhutse. Ikindi turashima Imana kubw'amakopure y'ejo. Nukuri hari ubwiza bw'Imana. Papa Richard yavuze ngo abashyitsi bari benshi. Oya, hano hari abantu bajoininze church, abadamu benshi ariko mutaramenya, bagiye batumira abagabo babo. Ntago abashyitsi burya bari benshi. Oya, n'abacu basigaye bitabira bagatumira n'abatware babo. Urumva ko bari bose ejo bansabye ko bazaba abamambure ba hano, nuko nari nabasabye kudukora inama nkaba ntababona. Buriya ntibarabohoka gusenga ku cyumweru, baracyari muri babandi bajya muri siporo cyangwa baryama cyangwa bakora ji, ariko nibari abana bacu turabibakangurira. Imana iduhana umugisha. Rero mwarakoze kwitabira no kubisengera, tukagira umunsi udasanzwe. Nukuri iyo tubona couple nziza tuyoborera gahunda ya Didier na Livin, abantu beza bari presentable, bambara neza. Ngira ngo Didier aba yambaye nka karuvati isa n'ishakoshi ya Livin, ko abasirimu niko babigenza. Bambara karuvati zisa n'amasakoshi ariko byasaga neza kandi pe cyane. Byari byiza ejo, ngira ngo ariko by'umwihariko uburyo twizegewe n'ubu biracyari mu mutima wanjye. Icyigisho cy'ejo cyatanze umusaruro ukomeye mu mitima y'abantu bose. Mu mitima y'abantu bose, ariko pe rutayisira ikintu cyiza cye ntago arya indimi. Ego arakubwiza ukuri akavuga ati jewe rwose nukomeze. Niyo ari kwigisha avuga ati nimushaka mundakarire ndabibabwira. Yatubwije ukuri kandi aduha ukuri kuri mu mutima we, bituma tugira gusobanukirwa kuzuye. Ko Didier yamusubishemo inshuro 3 ngo rega wibisiga wisigiriza. Jewe niba udaha umugisha abana bawe, ubwo nyine uwutanga mu rugo niwe mugabo, niwe mutwe w'urugo. Ba mama mutanga umugisha muri umutwe w'urugo, kubera ko abagabo bakunda icyubahiro bagiye kuba batware b'urugo. Gihego hara niho navuze ahantu aka kantu kanumvikanye. Kandi koko nibyo pe, biyababaje kubona uri umubyeyi utazagenda udahaye umwana w'umugisha. Papa Richard arabivuze, njyewe urumva mama ntiyarakijijwe, ninjye wamubwirije. Mu minsi ya nyuma nabubwirije nahoraga mwigisha uburyo twaturaho amagambo meza. Nabwira mama hari igihe warakaraga twaturaho amagambo mabi yavuguruze. Njye mbigenzane buri mwana wese by'umwami mwaturaho umugisha, unyura tubwira amagambo meza. Nukurakaza nukubagana nugira gute, twese tubwira amagambo meza. Numugisha rero kugenda ku mubyeyi agasigira umwana umugisha. Uriya mugisha umubyeyi ahaye umwana uzamwomaho iteka ryose. Rero rwa rugero yaduhaye rw'umwana waje gushyingura papa we aranabivuga. Noneho Imana idufashe, babyeyi turere neza
ariko cyane burya uburere bwa nyabwo si ukumuha inzoga iryoshye, si no kumutwara muri buwate aho baceza neza, oya ni ukumwereka inzira nziza y'Imana, hariya ni izamugeza ahakwiriye. Imana ibidufashemo kuko turi abanyantege nke, ariko kubera ko dukunda urubyaro rwacu twabishobora. Kubera gukunda abana bawe ni ukuri wabishobora, sibyo? Wabishobora. Mana yanjye umunsi w'ejo wari uryoshye pe, narawukunze cyane, nta kantu katakaye ntumvise. Kandi Imana yatugabije Rutayisire kiriya cyumweru atwigisha mu buryo bwiza buryoshye, hari icyo twasigaranye. Twitegurire itariki 15 Imana ibidufashemo, harimo amafaranga hanze harahenze n'ibiryo birahenze, ariko tuzayabona. Imana ibaha umugisha. Reka rero twige ijambo ry'Imana dusoze tujye kuruhuka. Turi mu cyumweru cy'ijambo cyatema ivuga ngo gukingurirwa irembo ryo gukundwa n'Imana, kugira igikundiro imbere y'Imana, gukundwa. Ariko kandi tukaba no mu kwezi ko gutoneshwa n'umwami n'Imana. Ndatekereza izo teme zombi ziruzuzanya ku buryo iki gihembwe kiza gushira ku kwezi kwa gatandatu hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwacu, cyangwa se no masengesho. Mu minsi yashize natekereje navuga Mana, aya masengesho yo gukingurirwa irembo ni ukuri Imana ishimwe kubwo aya masengesho yo gukingurirwa irembo. Ubu koko twayasohoza utadukinguriye hari icyo dupfa? Ndebye ibihe turimo, kuna abantu benshi barananiwe, uramubona umuntu wese ukamunamo umunaniro hirya y'inzara, noneho ugashyiraho no kutaryama, kuzinduka, kuba hano. Kameme Imana izadukingurira. Jewe ndizeye ko Imana igikora. Ntabwo dushaka kwinjira mu masengesho gutya ngo dusigare nkuko twari turi. Nubyizera gutyo bizakubaho. Birashoboka ko turi muri aya masengesho utazabona irembo nkuko ubyifuza, ariko nyuma yaho gato uzagenda ubona impinduka ku buzima bwawe. Buhoro buhoro hari ikintu Imana yakoze. Kuva twayakora sindabona Imana idakora. Aya mbere Imana yakoze ibikomeye, aya kabiri Imana itugirira neza, aya noneho n'aya nyuma kandi Imana tubwiriyemo ngo ni igihe cyacu. Ejo nibwo nabibonye turifite igiterane cyiza, ndavuga ko Mana igihe cya Rehoboth cyarageze pe, cyarageze cyane. Kandi icyo mbakunda ni ukuntu mwese muba mufite ishyaka, mubyitayeho. Umuntu wese yavugaga ngo ndi umushyitsi Dedeheza, avuga ati rega hano ni muri Rehoboth ntuzava aha, dore itorero niri ku isi. Dufite abavuga butumwa badasanzwe muri Rehoboth cyane, turashima Imana. Ariko kimwe cyo namenye nuko agira ishyaka ry'itorero ryawe, gupostinga kwawe niryo vuga butumwa ushoboye. Ako hari umuntu wabwiye Didier ngo nge nazanywe no gupostinga kwawe. Poste yawe narayibonye ndavuga hantu madamu wanjye antumira niho Didier asengera, kuko Didier yari yoreka nanjye nzi ba papa ba mama bakobwa mujye mu postinga flyer. Hari abantu mubwiriza ubutumwa kuko ugo gupostinga. Nigeze kujya muri salo mpahura n'umuntu arambwira ati pasa ndakuzi, ati njya mbona kuri stati ya Lise ya postinze inyigisho zawe, ati buri munsi ndagukurikira nk'ubu turi kumwe tumeze nkaho tuziranye. Rero mujye mu postinga flyer ni channel yacu, muyishire kuri status zanyu, inyigisho zicaho zijye zikurikirwa. Uzadukunda azaza sterane natwe, hari icyo bitwaye tujye dupostinga. Hanyuma rero nibyo ndi kwibaza nkavuga ngo Mana irembo rizadukingurirwa. Ntutinye kandi ntugire ubwoba. Gusenga kwi 70 kuraza gukingura irembo kandi rinini rigari cyane, bitewe nuko umutima wongana naho amaso yawe yitegereza no kureba kwawe. Kuko ntabwo Imana igiduha ibyo twebwe tudashoboye kujera. Oya, niba ukiri umubebe izakugaburira Cerelac, iduha uko igifu cyacu gisya, iguha uko igifu cyawe gisya, ikaguha naho amaso yawe agarukira. Rero ugerageze ku buryo amaso yawe agere kure bitewe n'aya masengesho 70. Ntabwo ari amasengesho yoroshye. Ibyumweru 10 itorero riterana buri munsi ntabwo ari ikintu cyoroshye na gahoro. Ibyumweru 10 buri munsi. Madame Rutayisire ambaje ati se pastor ni ugusenga, ni ukwiyiriza, ni ibiki, ni byose. Muri izi minsi 70 yego, niba abantu batangara Imana ikore ibitangaza abantu nkuko bari gutangazwa n'aya masengesho. Haleluya. Birashoboka rero. Niyo mpamvu ndi kubasaba umutima wizeye cyane cyane ko Imana ishobora byose. Rero
niki cyatuma dukingurirwa irembo ryo gukundwa n'Imana? Nakomeje kubitekerezaho ndabamana, niki cyatuma nkunda? Ese Imana itwishimira, idukunda byagenze gute? Nibwo Imana yampaye rino jambo ryo muri Samuel wa mbere 15:22. Mu by'ukuri Imana yishimira, ikunda, icyakurura igikundiro kandi bituma ko Imana igukunda ni umutima wubaha Imana, umutima urimo kubaha Imana. Uwo mutima Imana nta kuntu itawukunda. Samuel wa mbere 15:22, Samuel aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, haleluya, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Harimo ikintu gikomeye, kumvira kuruta ibitambo kandi kwitonda. Harimo ibintu bibiri, kumvira no kwitonda. Yesu ashimwe. Akagaka nako ndakumvise. Nagira ngo mbabwire ko hari igihe twebwe twibwira ko guterana kwanjye kwa buri munsi, ibitambo byanjye by'amaturo, haleluya, icya 10 ntanga mu rusengero buri munsi, gishobora gukurura igikundiro cy'Imana ko bihagije. Sinsiba ndaterana, buri gihe mba mpari, ariko hari ikintu ufite Imana itishimira kituma igikundiro cy'Imana gishobora kutakugeraho. Kumvira Imana ni ikintu cy'ingenzi cyane, ku buryo Samweli yabwiye Sawuli ngo, ese ibyo bitambo watambye, sukumiza muri iryo jambo nturivanemo, ese ibitambo wagira ngo Imana irabyishimira kuruta kuba yarakubwiye ngo uyumvire ntubikore? Samweli wakumva ko natangira Imana ibitambo, Samweli wakumva ko natambira Imana ibitambo, Imana iraza kumukunda. Niyumvira Imana, Imana iraza kumukunda kuruta ibitambo. Kumvira kuruta byose, hanyuma kwitonda. Impamvu habayemo aka kantu kwitonda Samweli yavuze, Sawuli yarahubukaga cyane. Niyo mpamvu Samweli yavuze ngo kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Kwitonda, kumenya, gutuza, kujya imbere y'Imana ugatuza, ukamenya niki cyatuma Imana, niki nakora kigatuma unyishimira. Ibitambo ni byiza cyane, amaturo n'ibindi byose nibi bitambo. Gutamba igitambo cy'umubiri gishimwa n'Imana ni byiza, ariko Imana ibishimiye uyumvira. Umurongo wa mbere 15, ahantu natinye cyane iyo ndi muri iki cyanditswe, ntinya umuhamagaro, ntinya ibintu byinshi. Hanyuma Samweli abwira Sawuli ati, Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta, yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli. Nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo uvuga, mu byo avuga, ibyo akubwira byose ubyitondere, ubyumvire. Haleluya. Yarantumye ngo nze nkwimikisha amavuta ube umwami wa Isiraheli, ariko ujye uyumvira mu byo azajya avuga byose, ntugahubuke, ujye ubyitondera, wumvira Imana. Haleluya. Komeza. Ndazi ko tuza kuryoherwa, nanjye ndi gutegura numvise ndyohewe cyane. Uwiteka Nyiringabo avuze ngo, aravuze ngo, ubu nta murongo usimbutse. Okay, Uwiteka Nyiringabo aravuze ngo, nibutse iby'abamaleki bagiriye Abisiraheli ubwo babatangiraga mu nzira bava muri Egiputa, murabyibuka mwese. Komeza. None genda urwanya abamaleki, ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose, ntuzabababarire. Imana ijya idufasha tubashe kumva icyo Imana itubwiye n'ikidusaba, n'ikicisha mu bahanuzi bayo, kuko ntabwo ijwi ry'Imana twese tuzaryumva, ariko hari ugutumwa, hari ukubwirwa. Haleluya. Ntuzababarire rwose, uzabica abamaleki bose ubarimbure, ntuzabababarire, ahubwo uzica abagabo n'abagore, ntuzabababarire rwose n'ibyo bafite byose, ntuzabababarire, ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka. Donc ntuzagire ikintu nakimusigaza, inka n'intama, ingamiya n'indogobe, genda urimbure byose umareho. Sawuli arimo arumva
Samweli yateze amatwi rwose bari kumwe. Ahantu kumvira ni ahantu hagoye cyane, kugira ngo wumvire no kubanza kumva. Iyo utumvise ntago wumvira, guhubuka no ntago byatuma wumvira. Ntekereza yaramwumvise atega amatwi, kuko Samweli yabivugaga neza. Imana yakwimikishije amavuta ikugira umwami w'Abayisiraheli. None jya wumvira ibyo Uwiteka gutegetse, ibyo Uwiteka kubwiye byose. Hanyuma Imana iramubwira ati genda, kuko Imana yitegereje Abamaleki uburyo bababaje Imana, kuko banze bitambikaga imbere y'Abayisiraheli, bangaga ko Abayisiraheli banze ko bahita. No, ugenda ubica ubamareho, ntugire n'umusigaza. Samweli yari ari kubisobanura neza, kandi Sawuli nawe yarabyumvaga neza. Yesu ashimwe cyane. Ntuzagire n'umwe urokora. Uwiteka yabitegereje, areba ukuntu bababaje Abayisiraheli, genda ubamareho. Kuko Imana yari yarahaye isezerano Abayisiraheli, arababwira ati nzamaraho Abamaleki mbarimbure rwose bibagirane. Uwagombaga kubikora ni uyu nguyu Imana yari yateguye. Sawuli arumva rwose, atangira gushyira mu bikorwa. Amenya neza ko Imana iramutumye, kandi Imana yabisobanuye neza nk'uko Samweli yabimubwiye. Ntuzabababarire rwose, ntuzagire imbabazi, ntuzagire ikintu na kimwe usigaza. Kumvira Imana ni ikintu kigoye. Imana iduha amatwi yumva cyane, kuko hari igihe tugongwa n'ikintu twebwe twabyoroheje. Yewe ntekeza Sawuli yarabyoroshyaga, yaravugaga Imana si ibingibi yabitindaho, ibisi Imana yabigiraho. Erega Imana ni nyembabazi, tujye tuyita inyembabazi cyane, reka nta kibazo. Rega ubuse koko ni Imana yatubwiye ati dutangira amateraniro 3:00, uraza kuyobora 3:00. Hari umukozi w'Imana umwe najyaga njyana agakererwa, ariko nkubaze ku cyakererwa, urayobora amateraniro 3:00, ese ntangiza ine ari kibazo? Reka ntacyo bitwaye. Rega hari ukuntu tujya tworoshya ibintu by'Imana, tukagira ngo Imana ntago yababaye, ariko burya Imana yita ku bintu byayo cyane. Ibihumwa ibiha agaciro cyane. Niba tubwiye ngo amateraniro 3:00, wowe nkangiye 3:00 ngomba kuba nafunguye church, 3:00 amateraniro agomba kuba yatangiye. Niba ariyo gahunda koko, nashaka gutanga nk'urwo rugero, ariko hari ukuntu tworoshya ibintu cyane. Sawuli aragenda ajya mu Bamaleki, ayica bose, ararimbura. Ariko ngo barebamo ibintu bidafite umumaro, bidafite icyo bimaze, ntibabyice. Alleluya. Hanyuma n'umwami Agagi ntiyigeze amwica, aramurokora nawe ntiyamwishe. Yikuriramo ibiduhagire, inka nziza, intama nziza. Sawuli ntiyigeze abyica, ati ibingibi rwose ntabwo twabyica, ibingibi turabitambira Uwiteka Imana. Ntabyo yamutumye, nta n'ibitamba Imana ishaka. Icyo ishaka ni ukurimbura Abamaleki n'ibyabo byose ikamaraho. Yesu ashimwe cyane. Abayisiraheli bajya kwinjira muri Yeriko, Yosuwa yabwiye Abayisiraheli mwese, aravuga ati rero turinjiye, ibirimo byose bishinganiye Uwiteka, ntihagira ukoraho. Uwitwa kandi aragenda akoraho, afata ku byashinganywe, arabyoroshya. Aravuze hari ikibazo, use twabireka rwose. Bagiye kuri Ayi baratsindwa kubera ibyashinganywe Akani yakozeho, kandi umutambyi Yosuwa yamubujije. Bene data, reka mbabwire, kumvira kuruta ibintu byose. Kumvira Imana ku gatoya no ku kanini bituzanira igikundiro cy'Imana, ariko kutumvira Imana bituma Imana igukuraho umwuka wayo, ikaguhunga ikajya kure. Kuri kuntu ubaho ubuzima bwawe woroshya ibintu byose warabyoroheje, ukibwira ngo uri umwana mwiza uteye neza. Ku bantu rwose barabona nta kibazo cyawe, ariko ku Mana uri umupfapfa. Samweli Imana iramusanga, nicyo cyambabaje. Imana itubabarire. Imana isanga Samweli iramubwira ngo ku murongo wa 10, ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli, aravuga ati nicujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yateshutse akanga kuyoboka, ntasohoza amategeko yanjye. Iki kintu cyitwa kwicuza, kw'Imana yaguhagaritse ahantu, kw'Imana yagutumye, ni ikintu kibi cyane. Imana ijya ibabara ku bwacu. Buriya Imana igiye kugutuma, munsi Imana yimikaga Sawuli, yabibwiye Samweli ataramubona. Bukeye Samweli abona wa muntu Imana yarayimubwiye ko azasukaho amavuta.
uwo mwanya akimara gusengerwa na Samweli yamanutse hepfo gatahura n'abana b'abahanuzi atangira guhanura, impano ziraza. Samweli amwimikira amusuka amavuta yo kuba umwami mu Bayisiraheli bose. Icyizere Imana yakugiriye ntukagitesha agaciro. Icyizere ni ikintu gikomeye. Nubona Imana ikugira icyizere bizagutera ubwoba. Ntuzigere uzagira ubwoba kubw'icyizere Imana yakugiriye. Ni byiza rwose, hari igihe pastor akubwira ati Imana iguhaye kuyobora worship team, ariko burya kenshi Imana yangiriye ubuntu. Njya mbibwira umuntu bimurimo akavuga ngo numvaga ariyo mpano yanjye, numvaga nanjye bindimo. Ariko ujye uca bugufi utinde cyane kuri icyo cyizere Imana yakugiriye, ubisengere, usaba Imana iguha imbaraga zo kwitwara neza muri cya cyizere Imana yakugiriye. Ikintu cyitwa kugirirwa icyizere n'Imana ni ikintu tugomba kwitondera cyane. Imana irababara, ibabazwa n'ukuntu yatoranije Sawuli ngo abe umwami w'Abayisiraheli, ari we wa mbere Imana ishyizeho. Igihe Abisiraheli basabaga umwami, Sawuli yabaye uwa mbere. Imuhitamo ari umusore mwiza muremure usumba abandi. Ariko Imana igera igihe iricuza, irava ngo nicuje icyatumye nimika Sawuli, nicuje icyatumye mugira umwami w'Abayisiraheli. Imana ijya yicuza kukugirira icyizere, kuguha ikigo ngo ukiyobore. Ijya yicuza kukugirira icyizere, kuguha urugo ngo rubere umutware. Ijya yicuza kukugirira icyizere, kuguha bari abana ngo barere. Ijya yicuza. Erega nimbata harya. Ijya yicuza kukugirira icyizere, kukujyana mu rugo ngo ukoremo karakazi. Ijya yicuza kuba yarakugiriye icyizere. Ijya yicuza kubera iki? Ibyo yaguhaye ubikora nk'uko Imana itakubwiye. Ubikora wowe uko ushaka, ntabwo ubikora uko Imana ibishatse. Kumvira Imana rero ntibituzanira igikundiro cy'Imana. Kutumvira Imana nako ukora ibyo twebwe dushatse, ushiramo imbaraga ugakora uko byumva. Ntabwo Imana yatumye Sawuli ngo birabiduhagire ziriya ntama nziza. Samweli ngo akesha ijoro ryose ababaye, afite agahinda kubera Sawuli utarumviye Imana. Ijoro riracya, sori gatoya ndumva byivanze mu muhogo. Ijoro riracya, Samweli arira kubera Sawuli utumviye Imana. Agenda amusanga, koko Sawuli ntabwo yumviraga Imana. Iyo usomye Sawuli na Dawidi ni abantu babiri batandukanye. Ageze imbere ya Sawuli akimubona ati nashohoje ibyo Uwiteka yantumye. Wabishohoje? Samweli aramubaza ati uko gutama numva mu matwi yanjye no guhogera kw'inka biraturuka he? Sawuli ari serious, ari umwere. Ati abantu twagendanye bakijije intama nziza n'inka nziza n'ibiduhagire, ntabwo babyishe kugira ngo bize bitamirwe Uwiteka Imana igitambo. Ako Samweli waramubaza afite agahinda ko mu mutima kubera ijwi ry'Imana yumvise, ko Imana yicujije gushyira Sawuli ku bwami ngo ayobora Abayisiraheli. Samweli aramubaza ngo ese ibyo ninde wabigutumye? Kuki wakoze ibyo? Imana ibyo ngibyo ndi wakwiye kubyishimira. Ariko bene data, nababaye ndi gusoma rino jambo, ndabatinya ubundi no kugira ngo nze kuhigisha nuko ari Imana iba yahanyoboye kuri iki cyanditswe cya Sawuli. Ndahatinya ubundi. Ariko ikintu nakuyemo gihora gituma kintera ubwoba ni ukugira ngo Imana izicuze kuba yarangiriye icyizere. Kwicuza kukugirira icyizere, kwicuza nk'ibi twigagaje kuba umugabo w'urugo, kwicuza kukubwira ngo gira gutya kora iki, kwicuza uzi iyo turirira Imana ngo turashaka akazi. Mana nyene akazi, ndashaka kugira icyubahiro, munyacyubahiro, micyubahiro. Mana ndashaka imodoka, imodoka. Imana ikayiguha imodoka, ya modoka ikaba ariyo iguteshereza umurongo wo kujya mu byaha, ikakubera vora ikwinjiza mu byaha. Imana ijya yicuza impamvu yaguhaye ubutunzi, ijya yicuza kubera guhaye ubutunzi ntubwubahiremo Imana. Ijya yicuza, ijya yicuza. Icyizere yakugira cyo kuba umugabo mu rugo, uzi ko ari ikintu gikomeye. Hari abantu bataraba abagabo. Icyizere kugira kuguha uwo mugore, hari abantu batarabona abagore, kandi ujya kumushaka wari umwishimiye, ariko igihe gitoya gusa wamufashe nk'umuntu uri aho. Hanyuma hari abandi kumanywa, hari abandi nijoro. Imana ijya yicuza igihe cyose yakugiriye icyizere ntuyumvire. Ujye utinya rero igihe Imana igutumye,
igutumye ukabona yaguhisemo mu bantu bashobora kuyikorera, hanyuma bya bintu yakubwiye ikaguhitamo ukabikora uko wishakiye atari uko yo ishaka. Aha ni ahantu tugomba kwitondera, kumvira Imana. Niyo mpamvu jewe yongeye kubwira umuntu ngo injira muri uyu murimo, ndamwigisha nkamuga dore iby'Imana yanga, dore ikizakuzanira igikundiro ku Mana, dore ikizatuma Imana ikunezererwa, dore ikizatuma Imana ikwishimira. Nyuma yaho njyewe ndavuga ngo urubanza uzagirana n'Imana ntibindeba, manitse amaboko, genda umenye ko kubara amaturo y'itorero atari ibintu byo gukinisha. Amaturo abantu batuye ngo bahabwe umugisha ntabwo ugomba kuyafata uko wishakiye ngo ufate ngo uyajugunya ngo kubonye. Ni ikintu cyo kubahwa, kuko muri ariya maturo niho umuntu ahererwa mu mugisha. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari ikintu cyoroshye kugira ngo Imana ikubwire ngo hagararira abagabo ubayobore, hanyuma yakugira icyizere kandi buriya yabibonye ko muri wowe harimo impano, harimo icyo bazakwigiramo, harimo icyo uzaba, hanyuma ugasigara wifashe nk'ibisanzwe, wabifashe biraho. Waruzi ko iyo utumviye Imana gukora icyo yagutumye, umwuka w'Imana ujya ukuvaho, Imana ijya yigirayo, ugasigara uboroga uhamagara Imana yagiye kera, kuko yakugiriye icyizere, iguha urugo, iguha kuba umugabo. Imana ikiciraho ikaguca ku ngoma, ikaguca ku bugabo. Ariko nta muri gica ku bugabo kereka iyo utakiriho. Yesu ashimwe. Samweli abwira Sawuli ngo niki cyakubwiye ko Imana yishimira ibitambo? Niki cyakubwiye ko ibyo bitambo yari binezerewe? Izo ntama nziza, izo nka nziza, niki? Kuki utakoze icyo Imana yakubwiye? Ye baba we, erega kumvira kuruta ibitambo kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Aha niho nabanje gusoma, kwitonda, gukora iby'Imana gutegetse mu mutuzo witonze, menya uburyo bikorwa, icyo Imana ishaka. Wihubuka, yarahubukaga Sawuli, kuko igihe Samweli yamubwiye ati ntuzatanga igitambo, uzantegereze nzi, yasanze Sawuli yatambye igitambo atari umutambyi. Sawuli yari afite muri w'impano yo kutitonda, guhubuka agakora ibintu ahubutse. Ntidugakora ibintu duhubutse, gendana n'Imana, genda mu mutuzo, ubikore nk'uko Imana yabigusabye. Yatanze igitambo atari umwami, atari umutambyi, agerekaho gukora icyo Imana itamusabye. Imana ihita ivuga ati ndicujije. Aha noneho nta kintu narenzaho. Umurongo wa 27, nuko Samweli agitandukana, agihindukira kugenda, Sawuli asingira ikinyita cy'umwambaro we aragica. Guca byonyine ikinyita cy'umwambaro kiraruta ikosa yakoze mbere, kuko amenyereye umutambyi w'Imana. Bibi gusingira ikinyita cy'umwambaro w'umutambyi, warangiza none ukagitaburamo kabiri. Tayari nta mwuka w'Imana ukimurimo, yamaze gukurwaho umwuka wera, ahageze hajya guca ikinyita cy'umutambyi. Samweli arahindukira ati uko uciye uyu mwambaro niko Uwiteka guciye ku ngoma. Birarangiye. Ikizakubwira ko umwuka w'Imana yakuvuyeho nuko tubaha n'abatambyi b'Imana, ugatangira kubamenyera, ufata umwenda w'umutambyi ukawucamo kabiri. Icyo ni n'icyaha kiruta icyo yari yakoze mbere. Byiburi yavuga ati ndemera, ariko waravuga ati byabaye, hari ikibazo se? Si ugutambira Imana ibitambo? Nta mutima wo guca bugufi afite ngo avuge ngo mbabarira, nacumuye, nakoze ibyangwa n'Uwiteka, nakoze amakosa, mbabarira. Ahubwo aravuga ati ibyo nakoze nibyo by'ukuri, natambye igitambo. Bene abo bantu rero babaho, bakubwira ati hoya no, nakoze bino kandi nabyo Imana irabyishimiye. Ninde wakubwiye ko Imana ibyishimiye? Ibi wakoze ntago ari iby'Imana yishimira. Igitambo watambye si Imana yagutumye, ntago wowe ugomba no gutanga igitambo. Watumwe kurimbura ukamaraho rwose. Nyuma y'ibyo yakoze atabura umwambaro w'umutambyi, afata ikinyita harya cyari igikiburiye, ikinyita cy'umutambyi. Reka ntago nabona uko ngisobanura, ariko ni icyo nyine. Imana iramubwira ngo Uwiteka nawe aguciye ku ngoma. Aho rero ni Imana yagaye Sawuli, itangira gukoresha Samweli ku Imana yishimira. Israeli umunsi
ayihaye umuturanyi wawe ukuruta. ibera isirahera amaboko ntibeshya kandi ntiyihana, kuko atari umuntu ngo ibeshye. Burya Imana ijya idusimbura ku ngoma, ariko ntuzabyishimire gusimburwa ku ngoma. Burya uretse no gusimburwa ku ngoma, n'umwuka w'Imana bakuvuyeho, Imana yigirayo ikizagushoboza, kuko iyo ufite uwo mutima n'ubundi ntabwo uba ugira n'umutima wihana. Imana ijya iguca ku ngoma ikimika abandi. Igihe cyose himwitswe undi muntu ku kintu Imana yagushyizeho cyarakunaniye, uzamenye ko Umwuka Wera yagiye. Uri uwo gupfukama, uri uwo guhamagara Imana. Dufite ubuntu muri iki gihe twahawe amaraso ya Kristo, ariko amaraso akorera uyemeye. Uri uwo gupfukama, gute usimburwa ushoboye? Gute Imana irinda yimikundi uhari ubishoboye? Birababaje kubona usimburwa kubera kugawa n'Imana, kutumvira Imana. Bene data, nta gikundiro cy'Imana, nta gukundwa n'Imana, ahubwo Imana ikuvaho, ubuntu bwari bukuriho bukimukira ku bundi buntu. Nuko abakristo tuba mu itorero twarasimbuwe, ubuntu bwaragiye ku bandi. Kubera iki? Ibinyita twirirwa dusingira, kudakora icyo Imana yaguhamagariye, kumva ushoboye. Nanjye nabikora biriya se hari ikinaniranye. Hoya Mana, ndakora ibintu ibingibi birarushya, ibyo mbwira biragora, nzakora ibingibi. Imana yita ku gato no ku kanini igitubwira, ibiha agaciro ndetse cyane. Ab'Imana agira icyizere, duhe Imana icyubahiro. Sibyo photographe, sibyo? Uramenye hatazagira umuntu ugusimbura. Rwanira uriya murimo ukore neza. Haleluya. Icyizere ni ikintu gikomeye cyane. Icyizere iyo cyakuvuyeho, umwuka w'Imana uragenda. Niyo mpamvu uzasanga ibyo ukora byose bidahabwa umugisha, kubera ko n'Imana yakugiriye icyizere, nawe icyizere waragitakaje. Wijya kuririra Imana ngo Mana, kuki mu kazi mfite intambara, kuki mfite ibibazo? Banza umenye, ese Imana muri kumwe? Mana turi kumwe, turagendana, dufite ishyaka ryo kubwira Imana ndashaka iki makino. Kora neza ibyo Imana yakubwiye, umvira Imana, urebe ko Imana itajya mu byawe, urebe ko hari icyo uzayiburana. Ariko dufite uyu munsi kuvuga oya, iyo umwuka w'Imana yakuvuyeho n'ibyo ukora byose, igihe cyose uhagaze mu mugambi w'Imana neza, ukumvira Imana, igikundiro cy'Imana kiraza. Ukumvira Imana, ugakora ibyo Imana gusabye, igikundiro cy'Imana kiraza, hanyuma ukagomororerwa umugisha wose Imana itanga. Imvura ikajya igutaza aho ivuye, byaturutse kukumvira Imana. Sawuli umwuka w'Imana amuvaho, kuva icyo gihe atangira kujya yumva umwuka ugenda, umwuka mubi ukajya umuzaho, umwuka mubi ukamuzaho. Baramubwira bati rero nubwo ushaka umuntu ufite umwuka w'Imana akajya gucurangira, bakamubwira n'uzajya wirirwa ujya gushaka umuntu ngo agusengere, ujye umenya ko umwuka w'Imana yakuvuye. Warisengera gukumva urimo neza, warumvaga ijwi ry'Imana ugasigara ujya gushikisha ngo abahanuzi bakubwire, waratakaye. Imana yakuvuyeho. Ibi bintu dukora byo kwirirwa tujya gushikisha, mbwira abahanuzi twabahinduye abapfumu. Iyi Imana ishaka kukuganiza gutumaho. Haleluya. Birikora. Iyo ari Imana ishaka kukuganiza birikora, ariko iyo ari ugiye kubaza no gushikisha, umwuka w'Imana yakuriho, urasenga Imana ikakuganiriza, ukumva ijwi, ukumva mu mutima wawe, ukumva urimo neza. Ikindi, igihe cyose wumvira Imana, ugakora ibyo yagusabye, ugahagarara mu muhamagaro neza, ugakora ibyo Imana ikubwira, jya umenya ngo birashoboka ko isaha n'isaha imvura iragwa. Icyo Imana uyishakaho nawe iragikora. Ariko iyo umwuka yimutse, yimukana n'ubutunzi, yimukana n'ubuntu bw'Imana, yimukana n'ibyo dukeneye, yimukana na byose. Ni hahandi usanga ibintu byose byahindutse vurugusi. Twumvira Imana kugira ngo tugire igikundiro cy'Imana. Umwuka w'Imana atangira kuva kuri Sawuli, atangira kujya ashaka abantu bamucurangira kugira ngo umwuka wera amugarukeho. Abura ijwi ry'Imana, yabaza Imana. Hari igihe turimo turashakira Imana aho itari, turimo turanayisenga mu buryo butari bwo, ariko hari icyo yadusabye gukora ntitwagikora nk'uko yibishaka. None ugasanga 70 irangiye nta jwi.
70 irangiye nta revelation, 70 irarangiye nta indi kaza nta. Menya neza ko uhagaze neza uko Imana ishaka. Naho ubundi Imana iravuga, Imana irakora, Imana iri mu ruhande rwacu, Imana ihagararanye natwe. Ariko umuntu utumvira Imana, ubuzima burakubihira, umwuka w'Imana kuvaho, urajarajara. Reka nge hariya hari ndayumva, reka nge hano ndayumva, ntabwo iba kure, iri mu mutima wawe. Niba yarimutse, ikibazo kiri kuri wowe. Duhe Imana icyubahiro. Niba yarimutse ukaba utayumva, ntabwo uri buyumvire mu ruhengeri ku muhanuzi uriyo. Ahubwo yibaze, ndashaka kukumva, nakoze iki cyatumye umpunga? Niki cyatumye njya kure mwami wanjye? Niki? Chunga sana, uri imbere y'Imana, uri mu baramyi, uri mu bakozi b'Imana, ariko uri murarota umanuka imisozi wirukanka, imbwa zikwirukankana, uri mu bintu bidafite umumaro. Chunga, hindura isengesho bazimana Mana. Niki? Niyihe mpamvu turi kumwe? Naratakaye, naragutaye, nagiye mu murongo utariwe. Bite Mana, umenye ubushake bw'Imana, umwuka w'Imana kugarukeho. Kuko iyo umwuka w'Imana atakuvuyeho, umwuka mwiza w'Imana, iyo Imana itakuvanyeho umwuka mwiza wayo, burya urayihamagara mukaganira, burya muravugana, ubasha kuyibwira ubukene bwawe, ubasha kuyibwira ibibazo uri gucamo, uyibwira intambara zawe, urayiririra ikaguhoza. Ariko igihe cyose urira ukabura uguhoza, menya neza niba umwuka mwiza w'Imana ukikuriho. Igituma umwuka mwiza w'Imana utuvaho ni ukutumvira Imana, kudakora icyo yo ishaka, iricuza. Kera hari umuhanuzi, hari umuntu wigeze kuza gusengera muri Zayoni, aravuga, yitegereza umukozi w'Imana, umwe aravuga ati, uriya muntu umwuka w'Imana muvuyeho, mugira umusazi. Ndavuga ko ari abantu barasase. Abibwira umuntu, arabimbwira. Wari uzi ko abakozi b'Imana nk'uko umwuka w'Imana, abakozi b'Imana akuvaho, umwuka mwiza akigirayo, kubera pozisiyo urimo, wataye umurongo. Wataye umurongo w'Imana, uhagaze muri pozisiyo yawe. Uri mu kamenyero ko kumenyera Imana, uri mu kamenyero uko gusingira ikinyita cy'umuntu w'Imana, no kumenyera Imana, no kudaha agaciro Imana. Iyo wubaha Imana, ubaha n'umukozi wayo. Samweli yari umuhanuzi wubashywe cyane, abantu baramubonaga bagatitira. Wumve Sawuli ukuntu atagiraga ubwoba, asingira ikinyita kigeraho gicika. Aha ni ukugira umwuka umenyera Imana, nta guca bugufi na guke kukurimo. Ntabwo uzubaha Imana udahereye kubo Imana yahaye kugira ngo bacishemo. Ijwi ry'Imana Sawuli yaryumviraga muri Samweli, amavuta yasizwe na Samweli, ariko ajya gutabura ikinyita cy'umwambaro. Uku ni ukugendera mu kumenyera Imana. Iyo byaje gutyo, ni ruto ni ruto, watangiye kumenyera Imana, watangiye kumenyera amasengesho, watangiye kuyagira idini, amasaha watangiye kuyamenyera. Umwuka mwiza w'Imana, cunga kutakuvuyeho. Utakigira wa mwuka kuzindura, utakigira wa mwuka gushinja, utakigira ya saha ikuzindura. Iyo wigeze kubigira ni amahirwe. Utakigira kwa kumva ubwoba, menya neza yuko umwuka wera kikuriho, umwuka mwiza w'Imana, mukigendana, mugikorana. Utakimenya guca bugufi ngo usabe imbabazi, menya neza kumwuka wera, ko kumwuka mwiza w'Imana ukikuriho. Mu minsi yashize nirutse kwicara ndi gusenga iwanjye, niherereye mfunze, numva umutima wanjye ujemo agahinda, mbaza Imana, ndacyasaba imbabazi cyangwa nabaye jyewe nabaye kaganga, ndacyasaba imbabazi? 1 2 3 nta mbabazi, ndi iki jyewe? Ntangira kurira, numva umwuka w'Imana njeho, ndavuga, mwuka wera, ushobora kuba wari warantaye. Ibaze ibintu byose urabikora ukumva nta kibazo, nta kibazo. Ndi umugabo, niko nagombaga kubigenza, kibazo. Kera wagiraga umwuka w'Imana ugutegeka ngo saba imbabazi, ariko ibintu byose wabigize akamenyero. Gusenga ni akamenyero, kwihana muri wowe kwaragiye ntikukihari. Hari igihe umwuka mwiza w'Imana ujya utuvaho, iyo kuriho ubu byumva muri wowe. Ndaje mvuge guca bugufi. Umuntu Imana yishimira agira umutima uciye bugufi.
Sawuli muri we nta mutima wo guca bugufi yari afite. Iyo aza kuwugira umutima w'Imana yari kumenya ko Samweli kimuhagurukije ari Imana yamutumye nk'uko isanzwe imumutumaho. Ariko ntago yigeze amenya yuko umuntu w'Imana azanywe nikosa yakoze. Menya ibyo nkora mbikora neza. Buri munsi iyo dushoje iteraniro sinshobora ngeza saa sita nkihana. Babarira amakosa yose nkora mu murimo wawe yose, kandi ntugire na rimwe mbabarira. Uyu munsi twabigenje gute? Twateranye saa moya ndetse byagenze gute? Utubabarireho twakerewe niba turi, utubabarireho dansha tutayigwe, utubabarireho tutakoze umurimo wawe nkuko bikwiriye. Iyo ntasenze iryo sengesho ntangira kumva nta kirere cyiza nkigira. Bana narakumenyereye we, sigaye niyobora pastor we, ibintu bipanze ku murongo. Hari papa Richard niba turameze neza sinjyaho Zoom nako rasha warisa ibintu no. Ese koko byagenze neza? Sawuli ntiyigeze amenya yuko Samweli azanywe no kumugaya ko atigeze yumvira Imana. Ntabyo yamenye kuko mu mutima we harimo umwuka wo kumenyera Imana, gukora ibyo ashatse tu, gukora ibyo washaka adakora ibyo Imana yamusabye. Bene data, Imana idufashe kutuza twumva ijwi ry'Imana, kandi icyo Imana idusabye tugikore neza. Ikindi cyatuzanira ikintu kubaha Imana, of course murabyumva, ni hari Imana itatwishimiye tutayubashye. Kubaha Imana bituzanira igikundiro cyuzuye. Kubaha Imana kuri mu mutima uciye bugufi niko Imana yishimira. Ndabivuga nk'utuntu dutatu. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 16, igice cya 16. Bukeye Uwiteka abaza Samweli, wamfasha ukanshyiriraho, ati uzageza he? Ariko abatambye bagira imbabazi dizi, abantu b'Imana bagira imbabazi. Uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isiraheli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Rekeraho kurira Sawuli. Hari ikintu rwose Imana ikubwira ati nushaka ntirugukihanira, namukuyeho umuka wanjye. Rekeraho wikomeza kumuririra. Ahari yaranima musabira imbabazi ngo Mana byashoboka. Imbabazi umusabira size Imana ishaka. We yamaze kubona ko nta mutima agira wo guca bugufi kugira ngo Imana ibashe kumugabira ingoma, abashe kuyobora abantu Imana yiremeye. None kuko adafite umutima muzima uca bugufi imbere y'Imana, namukuye ku ngoma, niboneye umwami mu rugo rwa Yesayi. Umva Samweli ukuntu yarafite umutima Imana yishimira. Yesu ashimwe cyane. Samweli arabaza ati nagenda nte ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuga uti nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, kuko yari umutambyi yatangaga ibitambo of course. Maze uhamagare Yesayi, aha niho nshaka, aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenza. Uzansukira amavuta kuwo nzakubwira. Aha niho nashakaga, kuwo nzakubwira, umutambyi w'Imana. Ntuzagere ngo uhubuke ngo nayobowe. Hari igihe tuyoborwa nabi bene data. Uzagenza uko zakubwira. Nugera mu rugo rwa Yesayi uzagenda uhagarare. Samweli abikora uko Imana yamutegetse. Haleluya. Mu mutuzo kumva ijwi ry'Imana tujya twumva icyo Imana ishaka, ubushake bw'Imana. Ageze kwa Yesayi aragenda, akigerayo ngo abantu bamubonye bose batangira kumupfukamira. Yari yubashywe kubera amavuta y'Imana yaramuriho. Wibaza uwo muntu abantu babonaga bagatitira. Sawuli we yagiye gushika ikinyita kigeraho gicika mu kabiri. Sawuli ntabwo yarasanzwe. Ahageze abantu bose batangira gutitira, baramutinya bati uzanywe n'iki? Nzanywe no gutambira Imana igitambo. Aragenda, ageze mu rugo rwo kwa Yesayi habona abahungu bose beza. Atungukira ku mukuru Eliyabu. Akimubona ati he, haleluya, reketerebo shatarababa. Bano muhanura, attention. Imana iramubwira ati gabanya indimi, gabanya ubuhanuzi. Nagaru yemwe tugabanye indimi, twumva ijwi ry'Imana, tugabanye gusara cyane. Abarokore batwita abasazi, ariko dusara neza. Gabanya, tega amatwi, genda gake. Nakubwiye kubusukaho amavuta, ari uwo jyewe ndi bukwibwirira. Ntupime ngo uhubuke.
ariko we yari yitegereje umuhungu mwiza. Yesaya ashobora kuba yari afite abahungu beza. Yesaya aravuga ati n'uyu pe, umurongo wa 6 ndi kuvuga, n'uyu ni ukuri Uwiteka yimikishije amavuta ngo imbere ye. Ariko yari arebye nkawe n'amaso ye atari amaso y'Imana. Niyo mpamvu ntitugomba guhubuka. Nibyo Samweli yabwiye Sawuli ngo ese Uwite erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure. Kwitonda ku kantu ko kwitonda ni ikintu cy'ingenzi. Kwitonda, kumenya ese Imana yavuze koko cyangwa ese ibi nibyo ngomba gukora koko cyangwa. Hanyuma wamara kwitonda umaze kumenya neza icyo Imana ishaka, ukabona gukora icyo Imana yagutumye. Samweli nawe yagombaga kwitonda. Mu gutumwa n'Imana habamo kwitonda, ntago habamo guhubuka. Habamo kwitonda. Akigerayo aravuga ati ndamubonye, haleluya, n'uyu nguyu. Ariko Imana ihita imubwira byihuse ngo murongo wa 16 nyine 7. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire. Urumva yari muremure, cyangwa se yarazi no gusenga cyane, cyangwa yarazi no kwinginga cyane. Hari igihe tuba tuzi gusenga cyane no kwinginga, hari igihe tuba tuzi gutogota cyane, ariko mu mitima yacu hatarimo guca bugufi. Nturebe ikirere cye ko ari kirekire, nturebe isura ye ko ari nziza, nturebe kurimba. Nabyo hari igihe umuntu ajya kwitegereza barimba akabate uriya ni minisita tu, murebye uko yambaye, afite amafaranga kandi mu mufuka ye riya yifite tu kandi ko kurimba muri we, cyangwa se azi kwiyitaho. Ariko tujya tureba inyuma tukabeshya, tukibwira mu mitima yacu, tukibwira ngo uriya muntu azi gusenga, njyewe ndimenya n'umutima wanjye n'Imana yanjye. Sinjya ndeba umuntu ngo kana gakunda Imana, hirya ntago mpazi. Hirya kuhamenya, hari ahantu hamenya Imana yonyine gusa. Hari ikintu Imana yaduhisha gikomeye we mu mutima imbere w'umuntu. Ni byiza kugira uwo mwuka urondora imitima y'abantu, ni byiza ukabimenya ko umuntu adashobotse. Ariko ni gake Imana ishobora kubiguhishurira. Urumva Samweli nawe yari umuntu w'Imana. Samweli yari umuhanuzi w'Imana, ariko yari itiranije. Yahise abona Eliya bagira ngo niwe, ariko ntiyari we. Samweli akomeza kwitonda. Haza abahungu bose ngo 7 ba Sawuli. Kwitonda, kugenda gake mu mutuzo, umutima urimo kubaha Imana, guca bugufi. Ugenda gake, uratuza, ugira umutuzo, uritonda. Agenda gaca muri kuwa mbere, muri kuwa kabiri, 7 bose arabahetura cyitonze. Yumva mu mutima we ntago harimo kwemeranya neza ko muri abo 7 hari mundi. Icyo bitubwira nuko yamubajije Imana ntago ngiye kuganiriza Samweli. Yarambwiye ngo umva, genda gakeya, itonde, uwo siwe. Ndagusaba kutarebera inyuma, ndagusaba kutarebera inyuma. Genda gake wumva icyo ngutegeka. Abantu bafite imitima Imana yishimira bagenda gake, umutima uciye bugufi, umutima urimo kubaha Imana. Ugenda gakeya, ntago hubuka, ntago utubikora ku kanya. Mu gitondo bwe bintu byose agenda gake. Abaza Yesaya ati nta wundi. Ariko Yesaya aramubwira mbega amasaha ati harundi, ariko we aba mu ishyamba, we ntari nk'abantu, we si nk'abo. We ni umuntu uraho tu, we ntiyizi, we ntago azwi, yibera mu ishyamba aragira udutama, ariko arahari. Ariko we ntago ari nk'abantu. Jewe nari nzi ko ari nk'abukeneye. Abangaba basoje amashuri, ababiza ahantu hakomeye, abangaba barazwi, abakoze amastage. Nari nzi ko ari abangaba ukeneye. Ariko Samweli arambwira ngo ntago turi burya taje, kuko ndahamanywa n'umutima. Umutima urimo guca bugufi, wubaha Imana, uhamanya neza n'ikimana irimo iravuga. Umenya ikintu Imana irimo irakuganiriza, umenya igihe cyo gukora kw'Imana ko cyageze. Samweli abwira Yesaya ngo nukuri kose ntago turya,
ataragera hano nta gikorwa, ataragera muri rugo nta gikorwa. Arambwira ngo mutumize. Atumije Dawidi, Bibiliya tubwira ngo yari umuhungu mwiza w'inzobe, ariko buriya Yesayi we ashobora ko yarebaga amashuri. Hari abantu bareba amashuri, hari abantu bakurebera yiza ngahe. Muri iki gihe ho biranashimishije no kwiga nyine, ni doctor, kuko ari doctor waje kutwigisha. Twese turaba amaso ati doctor afite icyigisho gikomeye cyane. Doctor turimo turareba amatitre, hanyuma apotre, kuko ntaragira apotre pastor se barari cyazira. Haleluya. Haleluya. Paseze theology. Turimo mama jari ikintu biziho, turimo turareba inyuma, ariko Imana yireba mu mutima. Kugira umutima Imana uca bugufi imbere y'Imana, umenya neza, umenya ibihe, umenya umugambi w'Imana, umenya. Samweli wabona umuhungu mwiza Dawidi, abona ubaruta bose. Kuki abaruta bose? Niwe wenyine ufite umutima wubaha Imana, niwe wenyine ufite umutima uca bugufi, niwe ufite kubaha Imana muri we. Muri babahungu barindwi bose ba Yesayi, Dawidi niwe wa mbere. Kubera icyo ari we wa mbere, kuki niwe wenyine ubu Imana ishobora kuza muri Rehoboth situngana gutya n'abandi batateranye, igasangamo umuntu umwe, uyu cyangwa babiri, Imana yishimira. Niyo mpamvu Imana igihe abamarika bageze kwa Abrahamu baravuze bati nta kintu Imana yakora tutakikumenyesheje. Tugiye kurimbura Sodomu na Gomora kubera ibyaha byabo. Abrahamu abaza abamarayika ati se, aragenda arasenga abwira Imana habonekamo abantu 5 bafite umutima uciye bugufi, bafite umutima wishimira, bakiranutse 5 gusa. Warimbura uriya mudugudu umva kugera no ku muntu umwe. Imana yambwira ngo ntago nabikora, ariko muzi ko muri Sodomu na Gomora yabuzemo umuntu umwe, yabuzemo abantu 5 bafite uwo mutima kugira ngo abantu bose batabarwe. Ubu hano umuntu umwe gusa yatuma dutabarwa. Mu rugo umuntu umwe gusa ufite umutima Imana yishimira. Yesu ashimwe cyane. Babonamo Yesayi wenyine nako Dawidi gusa. Mu bana bose burya umwana imbere y'Imana yabaye Dawidi. Akimara kumubona aravuga ngo n'uyu, apfukama imbere y'abene nyina, imbere y'abatari baza agaciro ke, imbere bari bazi ko aciriritse, imbere ya Sutaruzi izina rye, amusukaho ya mavuta yamutumye. Umuntu ufite umutima Imana yishimira. Amugezeho Samweli amenya neza kariwe. Iyo ufite umutima Imana yishimira, Imana iragutuma ukamenya icyo ukwiriye gukora. Imana irakubwira ukamenya igihe ukorera. Mu kwitonda, mu gucisha make, mu kubaha Imana, mu kumvira Imana, umenya igihe cyo gukorera. Nta guhubuka ngo upfe gukora ibyo ubonye. Hanyuma uyu ni Dawidi Imana yishimiye. Kuva icyo gihe ngo Imana itangira, umwuka w'Imana akajya agenda kuri Dawidi cyane, uko buke akagendana n'Imana. Umuntu ufite umutima wumvira Imana kandi uwo mutima ukabuciye bugufi, agira umutima umushinja, umutima udacumura, ubamo gushinjwa n'Imana. Dawidi amaze kwimikwa, umutima umwuka w'Imana akomeje kumugendaho. Ni nawe wagiye gucurangira Sawuli, ni nawe wishe igihanda Goliyati. Haleluya. Ariko ibyo ntibyari bihagije. Dawidi amaze kwica igihanda Goliyati, Sawuli amugendaho cyane, atangira kumurwanya ngo amwice, ariko ntiyari kumushobora, kuko abantu Imana ikunda irabahishira, irabarinda. Nubwo bahura n'ibikomeye, ariko Imana irabarinda. Haleluya. Sawuli arimo arahiga Dawidi mu ishyamba, mu buvumo, bamusanga ahantu mu buvumo. Agezeyo 24 mu gice cya Samweli wa 2 24, agezeyo arimo arahigwa. Sawuli arimo arahiga Samweli. Samweli wa 2 24 umurongo wa 1 kugera kuri 5, ariko cyane ndashaka 5. Arimo arahigwa, aba sirikare babanaga na Dawidi baravuga bati Imana yakugabije Dawidi, umwanzi wawe Sawuli. Uyu ni wo munsi Uwiteka yakugabije abanzi bawe. Dore yakugabije umwanzi wawe Sawuli kugira ngo umwice, ngo uyu yamushyize mu biganza byawe. Ariko Dawidi kubera wa mutima Imana yishimira, ntiyagombaga kubikora. Ahantu natangariye ni hehe rero? Umurongo wa 5
24:5 ahantu hantangaje naho Sawuli yafashe Dawidi yafashe ikinyita cya Sawuli akimara kugikozaho ukuboko umutima uramushinja. Mu mutima w'umuntu Imana yishimira umutima uciye bugufi, umutima wumvira Imana, umumaro kuwugira no kuwutunga, umenya igihe wakoze icyaha. Mu gihe wowe ushobora kubona ibintu ari bisanzwe, nyamara Imana yamenye ko wakoze icyaha. Hanyuma Dawidi agira umutima umuhana kuko yageshe ku mwambaro wa Sawuli, kuwugesha gusa, kandi mu mutima ntigeze agambira kumwica. Yabwiye abagaragu be ngo no, ntago bishoboka, bibi gukora ku muntu wasizwe, kwica Imana asize amavuta ni amakosa. Ariko ikinyita cye gufata kugesha ku mwambaro wa Sawuli akawukoraho gusa, icyo kimuzanira icyaha muri wowe. Yumva umutima, wa mutima urimo Imana, wa mutima wubaha Imana, wa mutima uca bugufi, wa mutima Imana yishimira, ugira gushinjwa. Sinkubwiye ko uwo mutima ntago aracumura, ariko umutima ubura amahoro iyo wakoze icyaha. Urara udasinziriye iyo wakoze icyaha, ujya kurya ukumva ntibikunda iyo wakoze icyaha. Umutima Imana yishimira, ikizawukubwira nuko ugira gushinjwa, kumva Imana yagushinje. Sawuli yumva arashinjwe Dawidi kuko yakoze umwambaro w'umutambyi w'umuntu Imana yimikishije amavuta w'umwami Sawuli. Umutima Imana yishimira ugira gushinjwa. Ikindi kuri Dawidi namuvugaho, ndamuvugaho ibintu bitatu. Umutima Imana yishimira usobanukirwa neza ko wacumuye. Dawidi amaze kumenyera Imana, hari igihe tujya tugera muri ibyo bihe, ariko ntimukagira ubwoba. Iyo dufite umutima Imana yishimira, Imana igitugarura. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo naho wagwa inshuro 7 uzabyuka. Upfa kuba ufite uyu mutima uca bugufi muri wowe, kandi Imana ikaba yarakubonye ko uyu mutima ufite, ni gakeya ntigikurekura. Dawidi agera mu bihe rwose biryoshye, ubwami bumeze neza. Murabizi mwese, agenda hejuru y'inzu ngo abona umugore wa Uziya, ni Uziya ari koga, abona ubwiza bwe, Barisheba, ikibero cyiza. Ibyo bibaho rwose, umugabo arifuza nk'uko abandi bose bifuza. Haleluya. Amubonye umva aramwifuje nk'umwami, afite uburenganzira, aragenda bararyamana. Ariko amaze kumutera inda agira ubwoba, akora uko ashoboye kugira ngo yanda yihirikire ku mugabo, ariko ntibyakunda, byari biri mu bushake bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma umwami Dawidi aza kwica umugabo w'uwo mudamu, amwica amujijije umugore we, icyaha kibi cyane Imana yanga. Dawidi akomeza atuje, acyura uwo mugore aba amahoro, yumva arishimye nta kibazo. Ariko Imana ntiyishimiye icyaha cy'umuntu ufite umutima Imana yishimira. Umuntu ufite wa mutima uciye bugufi, Imana ibonye wamenyereye, irakwitumiraho, yohereza umuntu, yohereza intumwa, yohereza marayika mu nzozi, iramwohereza ikakubwira ngo wakoze amakosa, ihane. Haza Natani mu rugo rwa Dawidi, araza mu rugo rw'umwami, ntago ari ikintu cyoroshye. Umuhanuzi ahageze atangira kuvuga ati, hariho abantu babiri, umwe yari umutunzi cyane, ariko undi ari umukene afite agatama kamwe. Ariko wa mutunzi amunyaga agatama kamwe. Dawidi ararakara ati, umuntu agomba kwicwa ntarareho. Umuhanuzi aramubwira ati, mwami ni wowe databuja. Atangira kumubwira amakosa ye. Aho niho namenye neza umuntu Imana ufite umutima uca bugufi. Dawidi amenye icyaha cye, ariko yari yacyoroshe. Ndagusaba muri iyi minsi 70 ntisoze utasobanukiye icyaha woroshe. Icyo wavuze ngo birasanzwe, hoya. Niba uri muri bamwe Imana yishimira, muri aba bantu bafite umutima, ukaba utagishinjwa ikosa ukora, waratakaye. Ka kantu ko gusaba imbabazi niko kakuzaniraga igikundiro cy'Imana, kwa kubabarirwa, kwa kugenda. Icyubahiro kiragoye bantu. Ari urwego ugeraho ukavuga ati, no, ntabyo gusaba imbabazi pe, sinaba mbaye inganzwa. Kera muri fiancé yaravugaga, sheri sweetie babarira. None wabaye umugabo usigaye utinya gusaba imbabazi ngo nabaye inganzwa. Ariko ibyo ntacyo, kuko kubura umugabo ntibisobanura ko Imana ufite wa mutima uciye bugufi. Ndashaka kuvugana n'abantu bafite umutima. Uyu ni Imana yishimira, uyu ni umanura igikundiro, uyu niwo uzatuma Imana igukunda. Ntugire ngo
gucumura aho uzacumura kuko uri mu isi, ariko kugira wa mutima ugushinja, jya ahantu wihererane n'Imana, saba Imana imbabazi, baza Imana ni hehe nacumuye. Dawidi agira ubwoba, abona no kugira ngo ababarirwe icyaha yakoze kirakomeye, atinda imbere y'Imana. Nkunda Zaburi ya 51 mu buzima, agiye kwihanabwira Imana ngo rega ndore naremanywe gukiranirwa mu byaha nimo mama yambyariye, nta cyatuma ntagucumuraho, dore icyatumye mbikora byahereye mu kuvuka kwanjye, naremanywe gukiranirwa. Mana, ntunkureho umuka wawe, umbabarire, usubizemo kunezerwa n'agakiza kawe. Uko yicaye yibazaga icyaha yakoze, amarira akaza. Uko yicaye yibazaga, uzabirebe iyo wakijijwe waratinze, agakiza kakakuryohera, urizwa n'amarira y'igihe cyashize. Wa muntu we umeze utyo, ufite umutima Imana yishimira, ukarizwa n'amarira y'igihe cyashize. Kuki ntabaye uyu kera? Kuki ntamenye ko icyaha ari kibi, kuba muri Yesu habamo amahoro? Kuki ntamenye ko kugendana n'Imana habamo umunezero bene kano kageni? None ukarizwa n'ibyaha byarangiye kandi warabikoze utaramenya Kristo. Wamara kumumenya no kumusobanukirwa, agahinda kakakwica. Reka nkubwire, ufite umutima Imana yishimira, ufite umutima Imana ikunda. Ikizagutunga, waba wacumuye waba utacumuye, isuzuma imbere y'Imana. Ntirigacye utabashije Imana, ntirikarenga ukirakaye, kuko mu mutima wawe saho gutura umujinya, saho gutura amahane, naho gutura Imana, ugatuzamo Imana, ukubahiramo Imana, nayo ikakumanurira igikundiro. Haleluya! Iyo dufite iki gikundiro cy'Imana, Imana idukunda, ibintu byose biratubenguka. Umukobwa ushaka arakubenguka. Urashaka kurongora umukobwa mwiza, nibyo gira gukundwa n'Imana, urebe uzatereta wese azabona uri umusore udasanzwe. Ubu ngubu bose ugafite igikundiro cy'Imana, ntabwo yari kumbona. Ufite igikundiro cy'Imana. Uyu mugabo afite umutima Imana yishimira. Dawidi we, I love you so much. Hallelujah, haleluya. Karagaciye mugomba haya gakuru, hari ahanze hari abamateraniro buriya, mara uze kunyumvira. Birikora. Haleluya. Iyo ufite uno mutima Imana yishimira, icyo usaba cyose imbere y'Imana, Imana ibona kitazakugusha irakiguha. Nukuri dutinzwa n'ibitari ngombwa, tinda wihana, Imana ikumanurira igikundiro, Imana igukunde. Hanyuma noneho amarembo azikingurirwa, azakinguka utabizi. Uzishimire ko Imana ikubwira ngo ndakunezerewe. Jewe uyu muhanuza mpanuriye ngo Imana irakwishimiye baba we, nigurira akantu ndisohokana. Kuba Imana yishimiye birahagije. Ko ndibubwira Imana ngo ma iki nacyo nikinyishimira, iki nkeneye nikinyishimira, n'amafaranga nanyishimira. Nta kintu kiza muri ubu buzima nko kubona amafaranga kwishimira. Ariko amafaranga azakwishimira uyatunge, Imana yarabanje kukwishimira. Hari abayatunga ariko sitwe, sinjye nyatunga namaze kwishimirwa n'Imana, niho nabonye amafaranga. Ntaragira igikundiro cy'Imana, nta mafaranga nagiraga, nayaheshejwe n'igikundiro cy'Imana. Hari igihe twigeze kugira business byinjiza ibifaranga byinshi, ariko mfite ubwibone. Najya mu rusengero natura 5, natanga icyacumi cy'ibihumbi 628 ngavuga ninjye ukomeye muri rusengero, nta n'umuntu nduta. Umuntu ufite imyaka 20 ningahe ninjiza miliyoni 3 ku kwezi, business ndakaze. Imana yangije incisha bugufi, inshyira hasi, nkajya ntungwa no gukundwa n'Imana. Haleluya, mumpera Imana amashyi. Imana imaze gutangira kumwishimira, business zikazamuka 1, 2, 3. Ntangira gutunga amafaranga aturutse ku gikundiro cy'Imana, adaturutse kuri njyewe nzi gucuruza, njye nzi gukora. Bungu mushobora kunyumva kumva njyewe n'umugabo wanjye tuzi gukora no twishinga. Ariko umenya gukora utafite igikundiro cy'Imana, kandi Imana ishaka uwo mutima kutajya kwanduzwa n'ibyisi, ntuyabone ukayabura. Uzi gucuruza, gukora amadosiye, uzi wabona n'igishoro bikanga. Imana irashaka ko ayo mafaranga azazanwa n'igikundiro cy'Imana.
kuko imbere washyize ubwenge, imbere wahashyize aho wakomotse, imbere wahashyize ibintu byinshi, ariko nta gikundiro cy'Imana ntibiraza. Shaka igikundiro cy'Imana, shaka gukundwa n'Imana, Imana igukundi, kubone ko uri umuntu ufite umutima Imana yishimira, hanyuma byose bizaza bikugana. Ubu ngubu mfite miliyoni kuyatanga mu nzu y'Imana, nicyo kintu cya mbere nkunda mu buzima, nkumva ndakiryohewe. Guteka ibintu byo mu nzu, gukorera Imana mu butunzi, muri byo nicyo kintu kinejeje. Sishobora kubona amafaranga nyagundire hanyuma se data yagiye, harya njya kugundira ngo urumva ngejo ngahita numva ijwi ngo ariko navuyeho, amafaranga yarangiye mu bwami bw'Imana. $2 sintuvunjisha arimo arazamuka, nkumva ijwi rirambwiye $1 yarangiye muri konte y'Imana. Ye baba we, nkahita ndekura. Iyo mfite $1 kenshi rero ntanga umugisha mu $1 kuki gihe se nayakiriye ndi mwene ndi. Noneho nkumva ijwi rirambwiye ngo amafaranga yarangiye mu bwami bw'Imana. Yashize, nkavuga ntago yashize. Ufite ikihe kibazo? Kufite igikundiro cy'Imana, icyo Imana ishaka, genda uko Imana ishaka, gira umutima ushinjwa, hanyuma ujye imbere y'Imana uboroge, uvuge dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha niho navukiye. Naho nujya kuvuga ati Imana n'ukuntu nsenga ibi bimbayeho, nababwiye ukuntu iyo ngize ikibazo siniruka cyane kujya kurira Imana ngo urampemukiye, njya kubaza Imana nakoze iki, nkasanga sinumviye Imana. Imana igeze kunkora ku gatendo ntumviye. Imana yantumye ku mama w'umupfakazi, irambwira mugurira umwenda umuhe na envelope irimo y'amafaranga. Mbibona muzozi neza cyane bisobanutse, zanzo utajya gusobanuza. Hanyuma ntinda kuvuga sindayabona ndi kuyashaka, sindayabona ndi kuyashaka. Rimwe ndahantu ku murimo w'Imana mparitse, ndagenda nsanga imvura iragwa nyinshi, baragenda bafungura imodoka yanjye bakura mu tablo yose. Nkibibona abantu turi kumwe barababara bagira agahinda, angenda ceceka, ndavuga ngo Mana hari impamvu byemeye, kuko Bibiliya ivuga ngo ntabwo muzakorwa n'isoni kereka nimuva mu masezerano. Mbwira Imana nkozwe n'isoni we, iyi modoka ni y'umugabo, abagore batwara amamodoka y'abagabo bose abajya bampa barifite. Ayo moto irahita ati ayo imodoka ya kanaka, kandi nibyo umugabo nuwo kubahwa. Haleluya, Imana icyubahiro. Ariko naje gusanga sizacu zose, nanjye naratitiye ndatunguka mu Rwanda, ndagowe bene data. Ariko numva muri gihe mfite gutuza, ndavuga ikibazo si iyi modoka, ikibazo si na nyirayo, ikibazo n'umugayo ndiho uturuka ku Mana. Ndagenda nca bugufi ndagurambwira icyo nakoze, uko byagenda kose ntago bije gutyo. Yes, akumwe ziragera ntarabwirwa n'ebyiri, bigeje samana bijwi rituje ngo ntago wanyumviye, naragutumye ntiwakora icyo nakubwiye. Mana nyiri cyubahiro, mu gitondo niruka gukora ibyo, ninjira muri 3 jours sec, nta namazi nta namacandwe, ariko tujya dusenga n'amacandwe tuyasuka hasi. Saba Imana imbabazi, mbabarira. Kuva icyo gihe mu mutuzo, mu kwitonda, ntinyijwi ry'Imana, ntinyimana intumye, ndabitinya, ngira vuba, nkora vuba. Ipfa kuba yantumye niyo yambwira ngo iyi modoka iyi ugendamo rwose pe, murabizi mwese dutinya imvura, yifate wishyire kanaka. Numvise iryo jwi neza, ntaho butsa bitari mu marangamutima yanjye, ako kanya nahita mbikora. Nigeze kubona umudamu mwiza yiguriye akamodoka keza kunze, zitwa gute compressor, zari zigezweho bene data. Abagena arizo bakoresha, abanyamugi, abantu bose b'abanyamugi bakora compressor, yari nagezweho. Imana kimara kuyigura, umunsi yakira agafata contact, Imana yavuga ngo iyo modoka si yawe. Aravuga ati Imana ni yanjye pe, akomeza arwana n'umutima, ni yanjye ni yanjye ni yanjye. Ariko umutima uko arwana na si yawe nikijwi rimubwira ntagariya nawe ni yanjye. Noneho agera habura amahoro, avuga ati noneho yari umudamu, urumva yiguriwe n'umugabo. Okay, ndabibwira umugabo ni ageze ku mugabo ati nabuze amahoro, ndumva ngiye gupfa, uko ntwaye imodoka niyo naririmba ntibiza, ijwi rigenda rimbwira ngo si yawe si yawe si yawe. Umugabo aravuga ngo iki Imana yavuze je urumva ari cyo nakirenzaho. Bahamagara uwo muntu batitira intoki na carte jaune yari nshya, akira Imana tugeka imodoka atari yacu. Je nta nubwo nategereza ijwi rigenda rimburiza icyamahoro. Uziyo dutinze kumvira Imana, umuka w'Imana tuvaho.
ikirere cyawe noneho yagiye kwitanga bwiwe iki yagiye gutanga bwiwe ngo wanze gutanga iyi modoka ngiye kumuha indi ngiye gukoresha unda yimuhe ariko urabuhombye byinshi agira ubwoba urumva yageze ahantu Imana imubwira ngo ngiye gukoresha undi yaraye abikoze je ntago wakwirirwa ingereraho mpereye icyo gihe ku kantu gato gusa envelope agira ngo yarangaye yari make kandi Imana ishobora kugutuma irakugerageza ariko ikugerageza mu cyo ufite. Niyo mpamvu Imana yagerageje Abraham imugerageza kuri kucyo afite umwana umwe w'ikinege. Arumvira atuje umwana akamubaza ngo se dawe kumurira ari uyu igitambo kirihe. Arumvira kumvira kwa Abraham agatanguriya mwana ni isezerano rye ryo guhabwa igihugu ryahise risohora. Imana amwe ngo kukunyumvi noneho sinzongera kukugerageza ahubwo acira irembo ryo kwinjira muri cya gihugu n'urubyaro rwawe rwose iki ni igihugu cyawe. Hari isezerano rye risohora kubera kumvira Imana. Ariko turatinya reka mvuge cyanyuma nsoze kubwiriza biraryoha mwabana umwe wararaha ngaha mwe mukarambirwa gihe ntamenye ko mwarambiwe. Icyanyuma iyo dufite uno mutima wumvira Imana dusohoza isezerano Imana yatubwiye twagiranye n'abantu kwa icyo wiyemeje icyo wagambiriye icyo wavuganye n'umuntu uragisohoza. Bene data Dawidi yari yaragiranye isezerano na Yonatani ryo gukundana. Yonatani yambura umwambaro bameze w'Abanyarwanda bajyaga banywa n'amaraso kera urukundo ntituzahemukirana. Dawidi amaze kwicara tuje ari umwami atekereza isezerano ajyanye na Yonatani uburyo Yonatani yaramukundaga cyane akamwitangira. Aravuga ngo ntawe aribuka umutima Imana irawukomanga umutima urimo Imana ujya wibuka ujya ukora isezerano wowe wiyemeje isezerano wagize nibyo twagiranye n'Imana. Ariko duhigira Imana umuhigo ngo Mana numpa umwana Imana imuha umugisha Ana nzamugutambira we mu nzu yawe imyaka yose yo kubaho kwawe kwe agukorera bigitambo. Ana kimara kubyara niko yabigenje. Buri gihe mpora mbona uyu muhigo nawe uhiga nkawushobora ushobora. Ana byaye umwana nta wundi agira iwe amaze kumubyara umugore amwe ati tujye gutamba ibitambo. Aravuga ati si cyo gihe mugende mwebwe nge ntegereje ko umwana kura agacuka namwonyeje neza kuko ari umwana w'Imana nkagenda nkamutamba mu nzu y'Imana nkuko nabyiyemeje. Ariko tujya tubwira Imana nzagukorera Mana nzagukorera abantu nzagira nzagutangira icyacumi ikintu cyose kizinjira mu kiganza cyane. Tugahiga nka kwa kundi Yakobo yahize igihe Imana yari imaze kumuganiriza ahantu yari aryamye yiseguye ibuye i Beteli. Arahiga ngo Mana uraha hantu nungarura muri iki gihugu ngewe n'urubyaro rwawe nkuko ubimbwiye koko ikizaca muri ibi biganza kigutangira mu cyacumi. Twese tujya tuvuga ati nzagutangira icyacumi numpa akazi we mushahara wa mbere yewe jya uvuga icyo uzashobora. Ndashaka kuvuga kuri Dawidi yibuka ko hari inshuti bagiranye urukundo isezerano ry'urukundo. Yibuka umwana we aravuga ati ariko nta wasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwase nako ku bwa Yonatani inshuti yanjye uwo twagiranye isezerano. Siba uwabaga mu nzu ye uwakoraga ibwami kwa Sawuli akorana kwa Dawidi aramubwira ati hari umwana wa Yonatani agirirwa umugisha yumva ko ni umwana wa Yonatani inshuti ye. Arababwira ngo abahe Siba aramubwira ati aba Irodebari mu rugo rwo kwa Makiri mumuzanire. Umwana ageze imbere y'umwami umwami ufite umutima uciye bugufi umwami ufite umutima urimo Imana ntago yishyira hejuru. Yitegereza umwana wa Yonatani yibuka isezerano yagiranye na se. Umwana aciye bugufi aramubwira ati humura kuko utazicwa n'inzara mpari ndakugabira ibyasokuruza byose imisozi yose y'inyarurembo kandi hirya y'ibyo uzajya usangira nanjye ku meza. Kubera iki? Isezerano yagiranye na se agomba kuryubahiriza. Muhaguruke dusenge. Iyo ufite umutima urimo Imana hari ibintu twagiranye n'Imana hari ibintu twemereye abantu hari ibintu ariko ntago tujya tubisohoza. Hari genda ncika nk'intege muri ubu buzima urugendo rubamo kugira iriya ndwara ya burnout bimwe byatatse Samuel twese bijya bitwataka. Havuga Mana koko
ndajya imbere y'abantu nageze kubwira Imana ngo nzagukorera, bigoye bitanagoye nzagukorera, kuko hari umunsi natabaje Imana bingoye mvunitse umutima, ntago nari kubona umuntu n'umwe unyakira, agahinda nari mfite nta mwana w'umuntu nubwo yari kuba azi counseling gusa, ariko mbwira Imana nti nzagukorera, kuko Imana ijya kumbwira ngo sohoka yarambwiye ngo genda umpigurire umuhigo, iryo jwi nararyumvise, kuko nahoraga mbwira Imana, Mana nzagukorera umuhigo, najya guhiga nkahiga uwo gukora, Imana ijya imfasha nzabikore nkuko nabisezeranye. Yonatani yari yaragiranye isezerano na Sawuli na Dawidi ry'urukundo, niyo mpamvu umwana we gusangira ku meza ni kimwe nuko yaba ari kumwe na Yonatani ku meza imwe. Bene data, ndabasaba dusengera bino bintu bitatu. Nukuri gira umutima muzima urimo Imana, ibuka isezerano wagiranye n'Imana, ibuka ca bugufi, tujye gusenga Imana duha umutima wumvira Imana, maze dukingurirwe irembo ryo gukundwa n'Imana, iguha uwo mutima. Birashoboka iyo duhaye umwana wayo akatubambirwa ku musaraba, ntago yananiwe kuduha umutima udukururira, umutima uciye bugufi, umutima wubaha Imana. Ni rukuruzi yo gukundwa n'Imana, ni rukuruzi tuzanira igikundiro ku Mana. Tugiye gusaba Imana kuko birashoboka, kuko iyo duhaye uriya mwana wayo w'ikinege akatubambirwa ku musaraba, kera Imana ajya itubwira imbwira ngo irankunda kandi mahaba hanuzi ndagukunda, ufite umutima Imana ikunda, nkajya mbwira Imana kuko urumbwira ngo urankunda, nkaba nagira umwana w'umukobwa. Buri gihe abantu baramvugiraho ngo narabiretse, ngo n'ubusirimu, ngo n'ukugabanya imbyaro, nk'umwana w'umukobwa imumpaye ndavuga ko kurankunda. Ikintu cyose iyo kije buri gihe mbwira Imana, niba nkugireho igikundiro, ni nako ntuzi yasenze, niko Esteri yasenze, koko yarakundwa kaye ku mwami. Nibyo koko ndakundwa kaye, niba koko nkundwa kaye, kiza bene wacu ntihagire upfa, sinakwishimira kubona barimo barapfa. Niba koko reka dusabe gukundwa n'Imana, saba uno mutima Imana yishimira. Twasengana nta n'umwe utashobora gusenga, reka dusenga turambura Imana ibiganza, dusaba umutima urimo kubaha Imana, umutima uciye bugufi, umutima Imana ishaka, umutima ukunda Imana, umutima Imana yishimira. Data nyiri cyubahiro, Uwiteka Mana ishobora byose, nciye bugufi mu mutima wanjye, ndagusaba kugira ngo muri jewe shyira mu mutima uciye bugufi, shyira mu mutima uciye bugufi kubaha, ne kubikigomeke mu mutima wanjye, ne kubikigomeke kuri uyu murimo, ne kubikigomeke ku cyizere wangiriye mu mutima Mana wishimira. Hanyuma nkingurirwe irembo nk'uyu mutima gitare cy'amahanga, suka ubwoko bwawe umutima wishimira, suka hoshe umutima wishimira, dusukeho umutima Mana wishimira, tubashe kukugiriraho umugisha, tubashe kukugiraho igikundiro, tubashe gukundwa nawe. Uyu mutima udushireho Databuja mwiza, dushyireho uyu mutima, kandi icyubahiro cyawe gishyirwe hejuru iteka ryose. Komera Imana amashyi, twakira umutima Imana, umutima wumvira Imana, umutima utari nk'uwa Sawuli, umutima utigomeka, umutima utarimo guhubuka, umutima udakora ibyo twebwe dushaka, ahubwo umutima ugenda gahoro ugakora icyo Imana ishaka, nk'umutambyi Samweli yashaje neza, Samweli yakoreye Imana neza, ngo nta jambo ry'imfabusa ryigeze rigwa hasi. Imana yari yarafite umutima wubaha Imana, ukora icyo Imana imubwiye. Tugiye kugira Imana ngo Mana uduhe umutima udushinja. Ubu ni ubuntu bene data, kugira uno mutima ni ubuntu. Gucumura tuzacumura, ariko tudafite umutima ugushinja. Ukuri kose ukava mu rugo bw'uyu mugabo nabi, umugore nawe ukaza wumva uri umeze neza. No, ugomba kugira umutima ugushinja kuko zikosa. Ugomba kugira umutima ugushinja ko hari umwana ukubise atakosheje se, hari igihe duhubuka tugapafu, ukabukubise igipfunsi cyo mu mugongo twana we n'ibiki byose, hanyuma ukabura umutima ugushinja mubyeyi, ng'umwana wazakura ziko hari umubyeyi usaba imbabazi ngo nawe azabigire. Tujye gusaba Imana umutima udushinja. Mana nyiri cyubahiro, itorero ryose turi imbere y'amaso yawe Rehoboti, dusoza kino cyumweru cyo kugira gukingurirwa irembo ryo gukundwa nawe. Ndagusaba umutima unshinja igihe nacumuye, igihe nakoze ibidakwiriye, igihe hari uwo nakomerekeje, ngusabye umutima unshinja ko nakoze ibidakwiriye. Uyu mutima Mana wishimira,
uyu mutima uciye bugufi uzemo gushinjwa, nk'uko Dawidi yagize umutima umushinja, amenya ko yakoze ku kinyita cy'umuta, ku mwambaro wosize amavuta ari amakosa. Hari amakosa tujya dukora twayoroheje, ntitubashe gusaba imbabazi imbere yawe. Tugire umutima ku gato no ku kanini, tubashishwe guca bugufi imbere yawe dusaba imbabazi. Urakoze Mana, icyubahiro n'ishimwe ni byawe, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Dusaba imbabazi ni kimwe gisigaye cyangwa bibiri. Tujye gusaba, tujye kubwira Imana ngo Mana duha umutima wo kwibuka. Yonatani yarapfuye ariko Dawidi yibutse. Ese ntawe ukiriho ngo mugirire neza? Hari ibintu twasezeranije Imana ariko twarabiretse. Nzajya ngukorera, nzajya protokora. Iyo tubabaye kubwira Imana biremera. Iyo turi mu bibazo guhiga imihigo biratworohera, ariko iyo tugeze hantu imisonga irangiye ntago tujya dushobora guhiga umuhigo. N'uyu munsi njya mbwira Imana, nabwiye Imana, Mana mbabarira umbwire nk'ikomanga ngukorera kuko nshaka kubaho, amashuri y'abarangi. Ni nayo mpamvu navuze ngo Mana ni ukuri nta cyifuzo nzigera ngusaba. Isengesho nsengera urugo rwanjye, barabizi bano tubana, uburinzi bwawe ku bana banjye, ku mutware ku rugo rwanjye. Ibyifuzo nabwiye Imana ngo Mana ntazasaba, ukamenya ko naje kugukorera kugira ngo umpe, naje kugukorera kugira ngo nguhigurire umuhigo, hanyuma unyishimire. Iyo ndi kuvuga Mana niba nkugiriyeho umugisha, nyereka ubushake bwawe muri uyu murimo. Buri gihe iyo ngiye gusenga isengesho nsaba, ubwoba buranyica, numva umutima unshinje, nkavuga Ma aho nugira ngo ndi kukuguriza, nkahita ndekeraho ibyifuzo, ahubwo nkasenga mvuga ngo Ma ndashaka kunkoresha icyo wampamagariye, mpagarare mu bushake bwawe nk'uko bukwiriye. Ariko ndi hano unyibukira abana aho bari, uburinzi bw'Imana njya mbusaba, kuko nemereye Imana yarambwiye ngo sohoka umuhigurire umuhigo. Narawuhize, kandi icyo nasabye Imana igikora neza mu buryo umuntu wese yabirebesheje amaso ko Imana ikoze igitangaza. Nutagira amaso yarabirebye. Hanyuma ngomba gukora icyo nemereye Imana. Tugira umutima w'Imana, ukora icyo twavuze. Turahiga ariko guhigura byatunaniye. Twemerera Imana, twemerera abantu, twemera Mana nongera gutya nzishyurira imfubyi, kandi urabika kuri konti ntushaka gukuraho na dukeya ngo wishyurire imfubyi. Nzatanga icya 10, nzakora inzu yawe. Dufite ibintu byinshi tujye tuvuga iyo tubabaye, kandi koko biriya bintu tuvuga nibyo we, nibyo pe, dukwiriye kubikora koko. Satana akaza katunyaga, hoya kadusaba umutima uhigura imbere y'Imana icyo twayemereye. Haleluya. Dusaba Imana, usabe kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga, kuko twebwe turi abanyantege nke. Aho ntukorera Imana, kuko Mana ndagukorera nanjye uzampe visa, Mana ndagukorera uzampere ye baba we, uzampera abana ishuri. No, kuva kera Imana yakudakubwira ngo nzigisha abana bawe, nzigisha nkaye bose Imana uzigisha abana banjye, ntago nzaba nkora. No, hari ukuntu Imana ikubwira ibintu ukabati tu mu myaka iri imbere uzaba utagifite ubushobozi. Ntangiye kwibaza sina bushobozi nzaba mfite, ariko nta kuntu itabigisha nkora gushaka kw'Imana neza. Igikundiro cy'Imana kindiho, nta kuntu itabaha ishuri rizabagira umumaro ejo hazaza. Bene data, imihigo iratuvunnye, imihigo itubujije igikundiro cy'Imana, kugambirira bitubujije gukundwa n'Imana. Dusaba Imana imbabazi, ariko kandi tusaba umutima, uwo mutima data nyiri cyubahiro. Icyambere tubabarire guhiga ntiduhigure, ariko noneho uduha uwo mutima. Twibuke ibyo twagusezeranije, twibuke amagambo ajya aca mu kanwa kacu igihe tubabaye, igihe turushe. Tugire kwibuka imbere yawe, tugire kwibuka igihe twagambiriye nabi, neza byari neza, ariko nyuma turanyagwa ntitwakora umushaka kwawe. Utubabarire kwibuka, tugire uwo mutima, umutima ureko neza, umutima wibuka, umutima ukora ibyo wadusabye, umutima ukora ibyo wishimira. Mukunzi wanjye mwiza, uwo mutima atawushaka, uwo mutima ndawukeneye kugeza igihe nzaba nshaje nsinziriye, nzagendere mu gushaka kwawe, nzagira umutima ukora ibyo nagambiriye, ukora isezerano nagiranye nawe, imihigo yose nahize. Uwo mutima uwumpe data. Urakoze. Iyo dusabye twizera ko duhawe, nukuri uwo mutima Imana iwuduhe. Tumenye
tumenye tugire uwo mutima. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turambura ibiganza dusaba Imana gukingurirwa irembo ry'igikundiro cy'Imana, irembo ry'igikundiro cy'Imana. Narindi turomfite ryo kugutura mwami, guhaye umutima wanjye. Narindi turomfite ryo kugutura mwami, guhaye umutima wanjye, guhaye umutima wanjye mwami, ngutegeke wuzuze urukundo n'imbaraga zo mu ijuru. Izahabu n'ifeza ntacyo byakumarira, guhaye umutima wanjye, guhaye umutima wanjye. Urakoze kuwakira Mana, guhaye umutima wanjye muri aya masengesho. Uzandinde gusubira inyuma, uyu mutima uzagukorere Mwana. Imbaraga zo mu ijuru. Reka mbatureho umugisha w'igikundiro cy'Imana. Data nyiri icyubahiro, turi imbere y'amaso yawe, tuguhaye imitima yacu. Utegeke umutima wa buri wese uri hano, uzuza imbaraga, kuko turi mu isi turi abanyantege nke, turi mu isi turatsindwa. Pawulo yaravuze ngo nifuza gukora ibyiza ariko nkasanga ikibi cyantanze imbere. Tujya tugambira gukora ibyiza turi mu isi ariko tugasanga ikibi. Nkuko tubigusabye, imitima yacu turayikweguriye, ariko Mana dukinguriye gukundwa nawe. Ijwi rituruka iwawe ritwibutsa nkuko wibukije Dawidi, ukohereza umuhanuzi wawe mu rugo rwe akajya kumubwira icyaha cye yari yabyibagiwe, yari yacyoroheje. Mana, umutima ugukunda niwe twagusabye. Hanyuma Mwami, udukingurire irembo ryo kwibutswa, udukingurire irembo ryo gukundwa. Nidutana nk'uko wabitubwiye, ujye utwereka inzira dukwiriye gucamo. Ubwoko bwawe mbusabiye umugisha, ubaho umugisha wo gukundwa nawe, maze mu gihe gikomeye, mu gihe kiruhije, mu gihe twatanye, utwibutse nk'uko wibukije Dawidi. Utwigishe gusenga twihana no guca bugufi imbere yawe. Urakoze Mana kubw'igikundiro cyawe, gukundwa nawe, kugirirwa icyizere nawe. Turabyakiriye kandi twizeye neza ko bizatwombaho iteka ryose, kuko dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. Komera Imana yawe amashyi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mutahane gukundwa n'Imana, mugire gukundwa n'Imana, mukorere Imana bibazanira igikundiro byose. Nabivuzeho Rutayisire yarabivuze. Imana ibahe umugisha.